kandi nazo numva ikiganiro umuyobozi umwe arimo kuvuga ngo ibibazo bahuye nabyo ngo byatumye ngo agace kabo ngo katameramo amashyamba ngo ni ikibazo ngo cy'izuba ngo kandi ngo urabona ngo rega ngo izuba ngo nakuntu umuntu ngo yarwana naryo. Ntago ari byiza kuba muri Kigali utunze ibintu byawe byinshi. Kigali ugomba kuba mu nzu y'abandi ukayikodesha, Kigali ugatega imodoka z'abandi, Kigali ukambara imyenda watiye, Kigali noneho boyfriend ngo basigaye babatiririkanya ugahita ukodesha boyfriend cyangwa girlfriend w'umunsi umwe ukamwishyura akaguherekeza muri bya birori, hanyuma mwataha ukamwishyura ukagenda nawe akagenda. Ariko umva reka twumvikane, niba mutizanya abo boyfriend bigakunda, mugatizanya abagabo bigakunda, mujye mureka n'abagore mubatizanye. Hanyuma rero ubwo niba umugabo uzi ko witiza hanyuma ukitirura, ujye ureka n'umugore wawe agende yitize cyangwa se bamutire, nyine ntubigire rwaserera. Ngayo nguko Kigali rero wisheya. Ubwo rero rwose twizere ko ubw'umushinwa wabumbe batiri imyaka 100 buri umunyafurika agiye kuvumbura akanyabugabo k'imyaka nk'icumi buriya. Ubwo rero nyine mu gihe barimo byakimo kubivuga iyo interest bagejeje kuri Ayatollah umutegetsi w'ikirenga wa Iran, aravuga ati ntibishoboka, sinshobora kuganira n'uwo mufunga mutwe, ati sinshobora kuvugana n'uwo mutegetsi w'iburi. Ariko uheruka gupfa wa Iran we ntago bamuteye yuriye indege iburirwa irengero, nuko indege igarutse aba yapfuye. My girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more, smiling wide. Inshuti abakunzi bacu ku mbuga ya Feza mudukurikira muri benshi aho muri hose, turabashuhuje tubifurije amahoro y'Imana. Tubahaye ikaze ku mbuga ya Feza, turizera ko mwabaye amahoro uyu munsi, turizera ko hirya hatandukanye mwiriwe byabagendekeye neza mu kazi, muri byinshi business, turizera ko muri amahoro. Natwe turaho, turongeye rero turahoye. Ngayo nguko uyu munsi rero nk'ibisanzwe ni nk'ibisanzwe ra ni nk'ibisanzwe Kigali, ni nk'ibisanzwe harashyushye nyine, hongeye harashyuha kandi imvura yaguye. Nyine ibintu by'i Kigali bikomeje kugorana, bikomeje birakanganye buriya. Kandi nazo numva ikiganiro umuyobozi umwe arimo kuvuga ngo ibibazo bahuye nabyo ngo byatumye ngo agace kabo ngo katameramo amashyamba ngo ni ikibazo ngo cy'izuba ngo kandi ngo urabona ngo rega ngo izuba ngo nakuntu umuntu ngo yarwana naryo. Kandi koko ngiraho kuko izuba nakuntu umuntu yarwana, usiye nka wa muyobozi wigeze kwizeza Yizeye ko yakubita inkuba yifashishije abanyerondo. Rwose buriya bagiye kumukoraho urugendo shuri ashobora no kubereka ukuntu abantu bakubita izuba bifashishije nk'iki. Ikigezweho muri Kigali ngo nta muntu, ntago ari byiza kuba muri Kigali utunze ibintu byawe byinshi. Kigali ugomba kuba mu nzu y'abandi ukayikodesha, Kigali ugatega imodoka z'abandi, Kigali ukambara imyenda watiye, Kigali noneho boyfriend ngo basigaye babatiririkanya. Rero ibintu by'i Kigali rwose Kigali wisheya birimo bagenda bifata intera ndende. Ubwo abantu bajyaga bakodesha amazu, bagakodesha ibintu byo gutizanya, ariko we no gutizanya ahubwo ngira ngo barakodeshwa. Nari mbizi mu bihugu bya Aziya niho ngo ubu wifitiye nka, urabona muri bihugu bya Aziya bashyira imbaraga cyane kuba abantu mwariganye, noneho mukageza igihe mukongera mugapanga guhura nyuma y'igihe runaka. Wenda mwararangishanye kuri segonderi runaka, mukavuga muti tuzongere duhure abantu twiganye, cyangwa se mwiganye kuri kaminuza murangiza kwiga mukavuga ngo tuzongere duhure nyuma y'uko abantu basubiye mu buzima busanzwe, turebe nyine abantu ahantu bageze. Ubwo rero nyine ngo watekereza ukuntu abandi mwiganye bose bashingiwe, watekereza ukuntu abantu bose bafite akazi keza, watekereza ukuntu abantu bose nyine situation barimo, ugahita ukodesha boyfriend cyangwa girlfriend w'umunsi umwe ukamwishyura akaguherekeza muri bya birori, hanyuma mwataha ukamwishyura ukagenda nawe akagenda. Ngayo ngo ku Kigali rero naho ibyo bintu ngo bishobora kuba byahageze, ibintu byo gutiza rwose nako byo
gutiza ibintu rwose byo kutikubira Kigali wisheya, ukaba ufite akantu kari kuba kawe ariko kamugenza wawe nakaba gakeneye nyine ngo ukamutiza, harimo no gutizanya nyine abo boyfriend. Rero abatizanya rwose abatizanya muzatubwire ukuntu mubyitwaramo, ukuntu experience ari abatira n'abatizanya. Mbona abatizanya abagabo turaza kuzababona n'abatizanya, ariko umva reka twumvikane, niba mutizanya abo boyfriend bigakunda, mugatizanya abagabo bigakunda, mujye mureka n'abagore mubatizanye. Gute nyine wumva umugabo wabo amutiza, kandi akenshi buriya narwo wamutije aba yitije, yijyana kwitiza akongera akitirura. Hanyuma rero ngo niba umugabo uzi ko witiza hanyuma ukitirura, ujye ureka n'umugore wawe agende yitize cyangwa se bamutire, nyine ntubigire rwaserera. Ngayo nguko Kigali rero wisheya irimo iraba, Kigali wisheya rwose irimo iragenda itera imbere, itera intambwe. Kigali ngo kugira utuntu twawe ntabwo ari sawa rwose, ugomba gusangira n'abandi, ngo niwo muco mwiza w'i Kigali. Tukiri rero ibintu byo gusangira, uyu munsi dufite amakuru ashyushye kabisa. Ngayo nguko Ubushinwa, impuguke cyangwa se abashakashatsi bo mu Bushinwa ngo bavumbuye batiri izajya imara imyaka 100 utarongera kwicaginga. Batiri ubundi nyine tuzi ko ari itanga umuriro mu bintu bitandukanye, mu matelefone habamo amabatiri, mu computer habamo amabatiri, mu modoka habamo amabatiri, ku mamoto, ibintu byose nyine byinshi bikenera umuriro bikoresha batiri. Batiri rero, iyi batiri yo mu Bushinwa bavumbuye gishobora kumara imyaka 100 itarongera gucagingwa. Iyi batiri ikoze muri ikoresheje ingufu za nucleaire. Nucleaire ubundi twe tumenyereye yuko ari ibintu kirimbuzi, ubisasu kirimbuzi, ariko nyamara abandi barazibyaza umusaruro. Ariko ubundi simperuka mu Rwanda dufite nucleaire nko mu Kivu cyangwa samwe twe tuzakora nk'iyi batiri ryari buriya. Ucyo ko wenda tuzabigeraho niba bataje kudufatiraho ibihano ko turimo gutunganya ingufu za nucleaire, niba tunazifite. Iyo batiri rero Abashinwa babahanga, Abashinwa bakoze izagikoreshwa nyine ahantu h'ingenzi cyane. Ubundi bateganya ko ishobora kuzakoreshwa, tubikenye ko tuvuze batiri ziba zifite ubunini butandukanye, ishobora kuba nini cyangwa ikaba gatoya, ariko iba ari batiri. Ariko kuba ifite iyo tekinoloji y'izo ngufu za nucleaire, no kuvuga ngo yaba gatoya cyaba kinini, zaba yose ifite ubushobozi bwo kuba yamara iyo myaka 100 itarongera gucagingwa. Iyi batiri rero ahantu bateganya ko izagikora, ahantu hambere muri pacemaker. Pacemaker ni utu PS bashyira ku bantu bafite ibibazo by'imitima, no du PS babashyiriramo kugira ngo nyine donc niba kakajwa nka role y'umutima ariko gasigara gatera mwanya w'umutima cyangwa gasimbura umutima. Muri make se namenye uko pacemaker ikora, ariko nyine ni akantu bashyira mu mutima. Aho kantu rero nyine ni nk'insimbura, ari nk'insimbura ngingo buriya, se umutima n'urugingo simbizi. Aho kantu rero bagashyira mu mutima, umuntu ufite umutima ufite ikibazo, nuko kagakomeza kagafasha umutima gukora neza cyangwa se kagakora mu mwanya w'uwo mutima. Hanyuma rero Abashinwa itekinoloji yabo bavumbuye batiri ishobora kuzafasha muri utwo tuntu. Pacemaker ubundi twari duhari dukora kugeza ku myaka 15, ariko ubu ngubu noneho ishobora kumara imyaka 100. Bivuze ngo umuntu ushobora kukamushyiriramo agapfa, kuse babundi barakimura buriya arasimbizi, ariko bashobora kugashyiramo ari umwana akazarinda saza batongeye kugasimbuza cyangwa batongeye gushyiramo indi batiri. Ngayo nguko izi batiri handi hantu zishobora kuzajya zikoreshwa ngo na ahantu muri space. Tumaze iminsi twumva inkuru y'abantu muri Amerika bagiye bari abantu bajya mu kirere, bajya ku kwezi, barangije bahagamayo. Iyo byo guhagama ko n'ubije unarikoresha ngo bahagama. Bamaze guhagamayo rero bunyine amaze amezi arenga nk'umunani batari 10 bategereje nyine gushaka uburyo bazajya kubakurayo. Ubwo rero nyine niba ikibazo nk'icyo ngicyo, izo batiri zakemura ikibazo nk'icyo ngicyo mu gihe habaho nyine kese nk'izo ngizo, abantu bakajya muri space bagaherayo cyangwa se bagahagamayo, bashobora kumara igihe kingana uko bashatse bataragira ikibazo cy'ayo mabatiri cyangwa se gusimbuza, kubera ko rwose ayo mabatiri azaba afite imbaraga zo kuba yamara imyaka 100 agikora. Ahandi hantu bateganya kuba bakoresha amabatiri, ku bantu bajya muri za pole, abantu bize geography muzi pole nord na pole sud, na ahantu hakonja cyane, haba ubukonje bukabije ku buryo nka pole ya ruguru yo nta biremwa bibayo, sibye sebura n'abantu cyane bikoko byitwa ngo ni Eskimo. Tuzabashakira amakuru yerekeranye n'ibyo biremwa biba muri pole ya ruguru. Ariko nyine muri za pole mu mpera basi twavuga nko mu nguni, pole bura ni mu ngunira,
uko isi iteye imeze uku nguku, ubwo ifite hejuru hejuru agace ko hejuru n'ako hasi, ubwo nyine niho aho ngaho hari izo pole. Rero abantu bajyayo nabo bajya bamara ibihe binini kubera cyane cyane ubwo bukonje buhaba, bikashobora no kuba byagora kugaruka rimwe na rimwe, ariko kubera izo batiri rwose ikibazo kizaba gikemutse. Niyo wagenda ugakwamira ukagira gute, uzaba umara igihe kinini wizeye yuko iki wajyanye niba ari ikinyabiziga niba ari igiki kicyaka, utazagira ikibazo cyo kuvuga ngo cyarazimye ngo cyakuzimiyeho hanyuma ngo uraherezeyo burundu. Oya, imyaka myiza 100 Abashinwa rwose bavumbuye ibatiri. Ahandi hantu ishobora kuzajya yifashishwa ni kuri ibindi bintu bashyira nko mu mazi hasi, cyangwa se abantu bajya mu mazi hasi. Tujya tubona amafilime nk'amadocumentary avuga ku buzima bwo mu mazi, cyangwa se tukabona aba submarines by'intambara, niyo zaba zitari z'intambara ariko ibintu bitandukanye, ariko abantu bakeneye kujya mu mazi hasi. Buriya nabari bagiye kuzana ibisigazwa bya Titanic cyangwa se Titanic uko babyita kose, ubwo nyine nuko babigenje, badivinze icyo bita dive, bibira hasi mu mazi cyane, kandi kuri iyi si hari ahantu hari amazi maremare kweri, kujyayo bifata igihe no kugaruka bikazafata ikindi. So ibintu bazajya bakoresha bajyana muri ayo mazi hasi, bwaba ari ubwato, submarines, zaba ari ibindi bikoresho ibyo byose byira gukoresha bwongera umwuka, ubwo nyine bazaba bizeye yuko kadashobora kuza kugira ikibazo cya batiri ngo kazime. Ngayo nguko Abashinwa rero bavumbuye. Abazanga tumenyereye yuko twebwe Abanyafurika, iyo Abanyaburayi, Abashinwa, Abanyamerika bene bose bavumbuye ibyo bintu nk'ibyo ngibyo bikomeye, twebwe Abanyafurika ngo tuba turimo kuvumbura imiti yongera akanyabugabo. Ubwo rero rwose twizere ko Umushinwa wavumbuye batiri y'imyaka 100, buri Umunyafurika agiye kuvumbura akanyabugabo k'imyaka nk'icumi buriya sibize akanyabugabo. Rero rwose ubwo mutegereza amakuru y'akanyabugabo hanze aha ngaha, ubwo yari hafi gusohoka ubwo ayo bavumbuzi yasohotse. Ngayo nguko cyakora Abafurika dukwiye kwisubira tugashaka ibindi bivumbura bitarimo akanyabugabo rwose pe. Ngayo nguko uyu munsi rero Ukraine igira gutya, yigamba ko ngo yarashe indege y'intambara y'Abarusiya, ngiyirashisha ikoranabuhanga ririndi kirere, ngo bari baranenze bavuga yuko ngo iryo ridakora mu ntambara. Irangije ngira ryifashisha irasa iyo ndege y'Abarusiya. Ubwo iyo ndege y'Abarusiya nyine ubwo nayo yari Ukraine nta koranabuhanga rihambaye ishobora kwirashisha ifite, nuko nyine ubwo irirara. Aha rero nkabonamo ibintu bibiri. Twari tumaze iminsi twumva inkuru z'ukuntu Donald Trump arimo ngo kudiringa yuko habaho ceasefire n'ibindi bihugu bya NATO n'ibindi bihugu byose birimo gufasha ko habaho agahenge, ndetse bombi banemera ko haba agahenge. Zelensky niwe wa mbere meyo ko ashobora kuba agahenge k'intambara k'iminsi 30. Putin nawe yari yasaga nk'uwabyemeye nubwo yashyize amakondisiyo asa n'amananiza, arimo kuba ngo agomba kugumana ibice yafashe, ngarimo ngo kuba nta ngabo zindi z'ikindi gihugu zigomba kuza ku butaka bwa Ukraine n'ibindi bintu nyine ibyo ngibyo bega nyine ni amakondisiyo asa nk'ahagoranye. Ariko nyine nibura hari icyizere yuko abantu bagera ku guhagarika iyo ntambara. Ariko rwose Ukraine irihangana ihanura indege, niko mumbwira Ukraine ifite gahunda yo kuva mu ntambara, cyangwa wa mugani wa Donald Trump barashaka gukomeza kurwana, abantu bagakomeza bagapfa, donc bakomeza barabifata nk'urwenya nyine, barimo nka comedy barimo gukina, barumva nyine ari sawa bakomeza bakarwana bagashotorana bakabasa nandi bakabishyura, barumva nyine uko murabona abantu bagamije guhosha intambara. Cyangwa sinzi ngewe ngo nayize ari umubaba hose n'ubwana ni Zelensky kugira ngo ikintu cyambucya mbega ubundi, ariko ubundi uyirasha ugaceceka wabiki ko wivunye umwanzi, ni ngombwa ujya no kubyirahira. Yes, wenda wabyirahira ariko ukirahira wishoboye, nibura uvuga uti nagira namvudukana nibura ndiruka musige. Ahubwo ubwo Ukraine irivuga imyato ko hano indege y'Uburusiya, ubwo nti ngayo nguko. Tukiri rero muri by'agahenge ntambara z'Uburusiya na Ukraine, tukirivuga Donald Trump akomeje gushotorana cyane. Mu minsi yashize twavugaga ibintu by'ibiciro yagiye azamura ku bicuruzwa by'ibihugu bitandukanye, cyane cyane byo baturanye nka Canada, za Mexico n'ibindi, hanyuma n'Ubushinwa. Hanyuma tuza kuvuga iby'ukuntu yigeze kwiyenza kuri Canada, akavuga ko ngo yayomeka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kayigira nk'intara. Uyu munsi yayihandagaje ngo shango Canada ngo yaba ari intara nziza ngiramutse ngo yomeze ngo kuri Amerika, ariko ngo ni intara tudakeneye. Anyumviraho
umugabo arashotorana mu bishoboka byose, buri mu gitondo afite udushya two kwiyenza ku bantu. Ubwo rero nyine ubwo bushotoranyi bwe n'ibindi byinshi bitandukanye, ibi nibyo byahise bituma igihugu nka Portugal cyari gisanzwe kigura indege z'intambara muri Amerika n'ibindi bikoresho by'intambara, bahise bafata umwanzuro ko batazongera kugura izo ndege za Amerika, nubwo igisirikare cyabo cyemeza yuko indege zabo donc technology indege zabo zifite ariyo bari bakeneye kugira ngo basimbuze verisiyo ya nyuma bafite, ariko bavuga ati uko byagenda kose niyo yaba nta handi hantu tuzayibona, ntago twagura na Amerika. Ubwo nyine bahita bafata umwanzuro umeze gutyo, igisirikare cya Portugal cyemeza ko kitazongera kugura indege zo muri Amerika. Bakiri aho ngaho rero hari ibihano ku bijyanye no gutunganya ingufu za nucleaire. Amerika ngo yari yarafatiye Iran, ariko Amerika iribona muri ibintu byo gufatira ibihugu ibihano ngo ku ngufu za nucleaire cyangwa gukora ibitwaro kirimbuzi. Nge sindabona umuntu utanga uburenganzira runaka kubifatira uwundi kandi we akabigumana agakomeza akabikora. Donc ibintu sindabibona neza, cyakora ndaza gufata akanya nge mbisoma we nazabyumva. Nyine umuntu umwe we afite ibyo bitwaro kirimbuzi, izo ngufu za nucleaire arimo arazitunganya. Turimo turabona abashinwa barimo bazikora mu matekinoloji, Amerika ifite izo ntwaro, ubwo nayo matekinoloji barayafite, Uburusiya nuko n'ibindi bihugu niko. Ejo twavuga ku Ukraine bayambuye izayo ikaba vulnerable, ikaba ari nayo mpamvu umunsi ifite ikibazo gikomeye. Nuko Iran nayo Amerika ngifatira ibihano ngo byo kuri izo ngufu za nucleaire. Niko ubu se cyakora buriya bafite ukuntu babyumvikana. Uyu munsi rero Uburusiya n'Ubushinwa na Iran, ibi bihugu byombi twibikenye ko biri muri cyo twita BRICS. Iyi BRICS ikaba ari nka competitor cyangwa se competitor wa NATO, kuko nyene n'ibihugu nabyo byishyize hamwe kugira ngo ibihugu by'ibije byishyize hamwe kugira ngo bihahirane bifatanye ku by'umutekano. Nuko ibihugu rero ngo byishyira hamwe ngo bisaba Amerika kuba yakuriraho Iran ibyo bihano. Ubwo Iran iri kumwe n'Uburusiya n'Ubushinwa, nibyo nyine byari biri hamwe ngo bari mu nama ahantu ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga babo, ngo nuko nyine bibazamo icyo gitekerezo cyo kuba basaba Amerika gukora, donc kwishyira hamwe bagasaba Amerika igakuraho Iran ibihano. Mu gihe rero mu bw'icyo ngicyo babivuze, mu gihe umutegetsi Iran itegekwa n'umutegetsi w'ikirenga ngo witwa Ayatollah. Uyu Ayatollah abarabona mu mitwe ifunze. Ayatollah ngo aravuze ngo jewe ngo ufite Trump yari yagaragaje ubushake bwo kuba yaganira na Iran, kuko Iran ifite nyine izo ngufu ariko ikaba hari uburyo itemerewe kuzitunganya nk'uko abandi bazitunganya, niba yazikoresha mu bwisanzure. Ubwo rero nyine Trump yari yagaragaje interest yuko yaganira na Iran bakareba uburyo nyine bakorana kuri izo ngufu zabo. Ubwo wenda Amerika yo ifite power kugira ngo izikoreshe cyangwa se itanga ubwo burenganzira. Ibyo nibyo ndimo kwibaza, nyine nzakomeza gugerageza nkareba niba nzamenya impamvu babikora gutyo. Ubwo rero nyine mu gihe barimo byakimo kubivuga, iyo interest bagejeje kuri Ayatollah umutegetsi w'ikirenga wa Iran, aravuga ati ntibishoboka, sinshobora kuganira n'uwo mufunga mutwe, ati sinshobora kuvugana n'uwo mutegetsi w'iburi. Iburi ni nk'umuntu unyuzura abandi. Iburi se buri Kinyarwanda kiza ni ikihe? Iburi nyine namwe murabyumva, iburi ni ridotcom, byo byose buri munsi arabyumva iburi. Uwo mutegetsi w'iburi rwose ngo nta kintu navugana nawe, Ayatollah wo mufunga mutwe. Ase ubundi iburi ni ari Trump na Ayatollah wose kimwe. Ubwo rero nyine ariko nyuma y'ibyo ngibyo yo kuvuga ko nta kintu bavugana, minisitiri w'ububanyi n'amahanga nyine we yaje kugaragara yambaza yafashije n'abafatanye na bagenzi be bari kumwe muri BRICS, nyine ngo bafatanye barebe niba Amerika yakuriraho Iran ibyo bihano. Bigaragara rero ubutegetsi bw'ikirenga na diplomasi hari ukuntu biba wenda ibintu bitabibona kimwe, cyangwa se ubutegetsi bw'ikirenga niba bumeze nka kwa kundi tujya tubona Muhozi avuga ibintu mu gitondo leta ya Uganda igasubira ikajya kwiyesikiza gusaba imbabazi, ubwo wasanga ari nk'ibyo ngibyo. Ayatollah rero rwose yabyanze, ariko ngo Iran n'Uburusiya bijya inama yuko ubwo rero munsi Amerika bakuriraho twajya kubona nyine Iran nayo yagiye mu bihugu bifite intwaro za kirimbuzi, itari bya bindi Amerika yajyaga ngo zigatera igihugu ngo kirimo cyatunganya intwaro za kirimbuzi bagiye kwica perezida wabo. Ariko uheruka gupfa wa Iran we ntago bamuteye, yuriye indege iburirwa irengero, nuko indege igarutse aba yapfuye. Ariko nibenye hari mu kirere naho harimo ibintu kirere cya Iran nagarizo bani hatari kabisa. Ikijyanye rero n'ingufu za nucleaire rwose ibihugu bifite izo ngufu biragaragara ko biba bifite ubudahangarwa.
tubona nk'igihugu nka Korea ya ruguru uburyo isi yose cyanga ikishyiramo, ariko kubera ziriya ngufu bafite nta wahirahira yerekeza y'amaso cyangwa amazuru, rwose bakirebera kure bakacyubaha nubwo batakivuga neza, ariko ntekereza ko bagitinya. Buriya rwose natwe mu minsi iri imbere rero izi nucleaire zacu ziri mu Kivu, amakuru hagera nyine yazira ubwo ndarimenye ubuze nawe bazatangira nako kutuba tujye muri za BRICS, tujye muri za NATO, ngaye nguko birashoboka. Niganiriraga da ya ubwo rero amakuru nyine abari aho ngaho nyine atacaracara ngayo hirya no hino, n'ibyo ngibyo ku isi, n'ibyo ngibyo bahugiyemo abategetsi, n'ibyo ngibyo barashishinga. Nyine bundi abakomeye baganira ibyo bakomeye, aboroheje nabo bakaganira uko imirima y'ibintu ze yagize iri ku isoko Kimironko ngayo nguko. Rero rwose bakurikira imbuga ya Feza, tubashimire cyane ko mwongeye kubana natwe, tubakangurira gukora subscribe, like na share, rwose mukomeze kubana natwe umunsi ku munsi. Turi kumwe cyane rero, turabakunda, twongeye dusubira umunsi w'ejo. Bye bye. Cute, yeah, my jean, my girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Smiling wide, you glow, yellow like the sun, so free. In this world, your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make, our hearts skip a beat. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Glowing white, you glow yellow like the sun, so free. In this world, your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Lovely bow, we adore. Lovely bow, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make, our hearts skip a beat.